Ndabasuje mbahereje n'ikaze mbifurije gukomeza kugubwa neza, mbifurije n'umugisha w'Imana muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi. Reka nizere neza ko rero mukomeje gushima Imana kandi muguwe neza mu byo muri gukora. Tugarutse mu makuru yacu ni kuri aya manywa, ni tariki 16 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Nta kindi cyari kuba buretse ko FDNB ibyinye intsinzi ikomeye cyane nyuma y'uko umujyi wa Uvira navuga ko bawutsinze mu mayeri menshi, batsinze inyeshyamba za M23 mu mayeri menshi cyane, kuko baravuze ati bawufashe batarwanye tuzabatsinda batarwanye. Ibyo nibyo bibaye ku mugaragaro, izuba riva. Turabigarukaho abasirikare b'inyeshyamba za M23 ndetse n'ibikoresho byabo ku mugaragaro byinshi barimo barerekeza muri Bukavu, nibura babe baturije aho ngaho. Ariko ugomba kumenya iki kintu, ntabwo inyeshyamba za M23 zigiye kuva mu mujyi wa Bukavu ngo birangire, ahubwo zigiye gukurwa mu bice byose zigaruriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndahita ngaruka ku kibuga cy'indege cya Goma Airport. Iki ngiki kigomba guhita gifungurwa ku buryo bwihuse. Ibi nabyo sinzi ko hari uwongera kuza ngo abihakane. Ayo makuru nayo turayinjiramo. Si amakuru gusa tubafitiye, turajya no mu bindi bice situwasiyo ihari. Sukhoi na drone z'intambara, guverinoma ya Kinshasa, igisirikare cya FARDC cyarakomorewe, bakibwiye ko kiri kwirwanaho ngo kandi ubwo burenganzira kibufite. Bakomeje kumena ibisasu mu birindiro by'inyeshyamba za M23 Red Tabara na Twirwaneho. Ibyo byose turagenda tubyinjiramo mwoka byaramwe, tubive imuzi n'imuzingo. Ariko nanone urumva ko habayeho gusesekara kw'ingabo za FARDC no kugarura ubuyobozi bw'igihugu muri Uvira na biriya bice byose byegere hariya. Kanda subscribe, ukore share, commenting, urayikinge, nurangiza ukande kukazogera. Dukomeze kugenda tubana neza cyane 5 kuri 5 mu makuru yacu. Ni kuri Waruziki Iwacu TV. Ubwo twamaze kwanzika rero, FDNB, igisirikare cy'u Burundi, Wazalendo na FARDC ku mugaragaro, izuba riva, batsinze inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Uvira. Ibi ndabivuga uku nguku kubera ko uyu mujyi wa Uvira inyeshyamba za M23 zawinjiyemo zitarashe, zatsinze zitarwanye, zinatsinzwe zitarwanye ku bw'itegeko n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barakubwira ngo uko intsinzi kose ibonetse, ntabwo wita ngo habayeho kurwana, ntihabayeho kutarwana. Uko zaserebuye zinjira mu mujyi wa Uvira, niko abo bari bahanganye nabo baserebuye bawusohotsemo. Gusa bakavuga ngo usetse neza nusetse nyuma. Iyi nkuru yagombaga gushimisha i Burundi kwa General Neva Evariste Ndayishimiye, ahise avuga ati imipaka yongeye kuba nyabagendwa. Nyuma y'igihe gito cyane imipaka yari yafunzwe, urumva ko hongeye kubaho ubuhahirane hagati y'igihugu. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigomba kwita kigarura ubuyobozi muri Uvira, gavana agasubira mu biro bye, ingabo zikagaruka gucunga umutekano nta yandi mananiza. Ntabwo izi nyeshyamba za M23 ziri buve muri aka gace gusa, kuko barava no mu bindi bice byinshi cyane. Ariko ubwo turagaruka mu by'intara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo tubyumve neza cyane. Ndakubwira n'ibindi bice bigiye bitandukanye bari bugende bavamo. Nushaka uhere ku murongo, uturuke Nyangezi, umanuke Kamanyora, umanuke Gatogota, umanuke ugere za Ruvungi, za Kariba, za Rurambo, za Kavimvira, za Runini. Turiya duce twose ubona tumanuka kuri wa murongo werekeza Uvira. Ubundi ahantu aba bagabo bari buze gufungira feri ni ahantu hitwa Bukavu nibura. Kandi ibi nabyo barakubwira ngo nta garante bifite, ni ikibazo cy'igihe kugira ngo ibyo bice byose babikurwemo. Pay attention, uze kwitonda ahangaha. Ntugire ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakubwiye ngo va muri Uvira, zakunanira kukubwira ngo va Bukavu na Goma. Icyo kintu muri kucyumva neza. Ntabwo Ubufaransa bwatangije gufungura ikibuga cy'indege cya Goma begeze basubika iyo dosiye, iracyahari, iracyaryamye. Ese nimba muvuye muri Uvira ku mugaragaro izuba riva, uratekereza ko Goma Airport itaza gufungurwa? Hari umuntu uri bwongere kuza ngo avuge
ngo ibi ngibi ngo ibihugu by'amahanga ngo biri kuvuga ngo birimo birashuka inyeshyamba za M23, ngo Amerika ishutse inyeshyamba za M23, ngo Ubufaransa ngo buri kubeshya, ngo n'ubundi ngo ibyo byagiye biba ngo bahari ngo bigaragara. Pay attention, muze kwitondera iyi myanzuro ikomeye iri gufatwa n'ibi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Ubwo ngubwo rero nyuma y'itangazo ry'umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo avuga ati hano ntitwatsinzwe, bishimangiwe kuri uyu munsi, bukeye bwaho ntabwo hashize amasaha menshi cyane ibyo ngibyo bitagaragaye. Ku nyeshyamba za M23 rero ndabona zitagiye guhangana na guverinoma ya Kinshasa, zigiye guhangana n'itegeko ry'ibikomerezwa by'ibihugu by'i Burayi. Gusa ubu nicyo kintu mbona kigiye gukora, bagiye guhangana n'iri tegeko. Ntutekereze ko Uvira kitari igice cy'ingenzi M23 yari ikeneye. Uvuye Uvira cyangwa utumye uva muri Uvira yatuma uva Bukavu, yatuma uva Goma, yatuma ushyira intwaro hasi, yatuma ibyo bice byose byongera kugenzurwa na guverinoma ya Kinshasa. Aka kanya nicyo kintu kigaragara. Kuba rero ibice bya Uvira ndetse Uvira nyirizina n'ibice bihakikije bigaragaye uku nguku, reka nze nkwibwirire andi makuru ugiye kongera kubona ku buryo bwihuse. Ikibuga cy'indege cya Goma Airport ni kimwe mu biri mu mishinga y'uko kigomba gufungurwa. Pay attention, ntutekereze icyatumye Umufaransa aza gutera ririya buye mu mujyi wa Goma, ntutekereze icyatumye azamura ririya jambo. Umva uburyo ku kibuga cy'indege cya Goma Ubufaransa bwazanye ingingo, baravuze ati icyo kibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa mu buryo bwo kwifashisha mu butabazi. Uranga kugifungura barakubwira ati wanze ko twita ku baturage. Noneho hahita hakora ya ngingo ikomeye, nimba warabyumvise, we will use all tools, we will use all tools. Tuzakoresha ibikoresho byose, hazakoreshwa uburyo bwose, buri kimwe kizakorwa, ariko barwanya iki? Inyeshyamba za M23. Ndatekereza ko noneho ahangaha ibintu byo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impaka zicitse kubera iki? Ku munsi w'ejo ndetse n'ibindi biganiro ari ibyatangagwa n'abasesenguzi, ari ibyatangagwa n'abanyamakuru, ndetse yewe ku mugabane wa Afurika, i Burayi, hano muri Kongo no mu bindi bihugu, wabonaga ko bagusha kuri iki kintu kimwe, ariko ikintu cyabaye mu masaha y'ijoro, dore ko aribwo M23 yasohoye itangazo ntawagitekerezaga. Gusa buri wese yabonaga ko hari ikintu kiremereye kiri gutegurwa byanze bikunze. Amagambo ya Donald Trump hari icyo yagaragaje, amagambo yavugiwe mu nama y'umutekano w'umuryango, mu nama y'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko kariya kanama gashinzwe umutekano, wabonaga ko bihatse ikintu gikomeye. Nta muntu watekerezaga ko M23 iri buze gukora withdraw, igasubiza abasirikari inyuma. Ubu hagiye kubaho icyo twita mekanizme de defense, nizo ziri butangire kuza gukora. Ngo bavuye muri Uvira, ngo ubwo ngubwo ngo nimba bavuye Uvira ntibavuye Kamanyora, ngo ntibavuye Katogota, ngo ntibavuye ngo mu bice biyikikije, ariko wowe kabyara, uratekereza ko aho hantu uvuye ubizi ko wari umaze kugera mu minwa y'umuntu wakurwanije wera ku munota wa mbere kugera aka kanya, wari ugeze aho ugiye kumufata ku gakanu nyirizina, aho hantu ukabona ikintu kiyagukura? Uratekereza ko M23 izigera ibomba rigira isasu muri Uvira? Uratekereza ko M23 ubu aka kanya yagabwaho ibitero? Igitinyiro yari ifite n'ijambo yari ifite, tumaze kubona ko hejuru y'inkoko haba dendo. Hejuru ya M23 nyuma yo gutsinda ikigarurira ibice byinshi cyane, tubonye ko hejuru yayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ikindi kindi. Mu by'ukuri ibi bintu biteye ubwoba bibaye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano tuzayibonamo byinshi tutatekerezaga, tutari tuniteze. Ubu ngubu Uburundi barimo baraseka, Abarundi barimo baravuga ati twarababwiye, niyo magambo bari gukoresha, barimo barishima hejuru ya M23. Kandi noneho ibyo bintu mu by'ukuri
si ukuvuga ko uko jye nabisobanura n'uko nabivuga, si ukuvuga ko M23 iri mu makosa 100% cyangwa guverinoma ya Kinshasa iri mu makosa 100% cyangwa M23 iri mu kuri 100% cyangwa guverinoma ya Kinshasa iri mu kuri 100%. Bose kuri bumwe ku ntego ye n'icyo arwanira, umwe arakigusobanurira ukacyumva, n'undi akagigusobanurira ukacyumva, ariko iyo hajemwo buriya ngo igihugu twaratewe tukagira gute, biba ari ikindi kindi. Noneho iyi guverinoma ya Kinshasa guhera muri reka mvuge propaganda, n'ubundi propaganda n'inyigisho, propaganda zayo, uburyo bafashe ikintu cyitwa kudevelopa M23 bakabizamura bakabyegeka ku Rwanda guhera ku munsi wa mbere mpaka kugeza n'ubu n'aka kanya, wabonaga ko ari ibintu bagenda batondeka umunsi ku munsi, bazavuga ati tuzabirwanira, tuzabiruhira, tuzagira gute, ariko natwe tuzagere kuri iki ngiki. Tshisekedi rero icyo yashakaga ni kiriya cyatangarijwe mu nama y'umuryango w'abibumbye, kariya kanama gashinzwe umutekano ku isi, kubona buri muyobozi wese ufashe ijambo aza akubita ku Rwanda ati u Rwanda nirwo rushyigikiye inyeshyamba za M23, nirwo rutanga ibikoresho, nirwo rutanga abasirikare, nirwo rutanga buri kimwe. Kiriya nicyo cyonyine Tshisekedi yashakaga, yakibonye byabaye, yewe nibyo gusubiza inyeshyamba za M23 yabibonye. Reka turebe ko ibyo ngibyo inyeshyamba za M23 zikoze nibura biri buze kurangira, nabo ibyabo bakaba babyitaho cyangwa bigateshwa agaciro, n'ubundi nk'uko twabibonye twamaze kubona ko ibintu byose bishoboka. Ubu ngubu rero tugiye kureba ikintu kiri buze gukurikiraho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo bukomeye cyane. Ndacyakurikirana byinshi kuri ubutaka bwa Kongo, ariko hano barakubwira ngo iki kintu cyo muri Uvira, ngo ifatwa rya Uvira ngo ryateje uburakari bwa Donald Trump. Uwitwa Marco Rubio abangamiye ubutegetsi ngo bwa M23 n'u Rwanda, ngo binyuze kuri Twitter, ngo ubutumwa bwashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio bugaragaza ihinduka rikomeye mu ntambara ngo ya stage ubwo niki, ngo ni stage ya 8, niki ngo muri stage ya 8. Ubwo ntabwo nzi ibyo bintu bya stage ya 8 mu by'ukuri, gusa mu by'ukuri ibintu uyu Rubio yatangaje byo ntabwo ari ukubeshya cyangwa kubica ku ruhande. Mu by'ukuri yaje nta kintu na kimwe, wagira ngo mu buzima bwe bwose yari yateguye akantu ku kandi amagambo ari buze kuvuga, noneho mu magambo ye yavugaga yanashyiragamo n'amagambo akomeye. Rega iri jambo ngo will use all tools, niwe warivuze uriya mugabo Rubio niwe warivuze. Ubona ko ibyo bintu byose bari babiteguye, babiganiraho na Tshisekedi n'abandi bari aho hafi, baraza bashyiraho ngaho. None dore bikurikiyeho, kuri ubu ngubu barakubwira ko ngo hari ibihuha bivuga ko hari inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Mboko muri Fizi, iherereye mu birometero 45 mu majyaruguru ya Baraka. Ni ibinyoma. Ababibonye bavuga ko imirwano yakomeje kuba ituze, ngo kandi nta masasu yumvikanye muri uwo mujyi. Bongeye kandi ibintu byakomeje kuba ituze muri Baraka mu gace ka Sud Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva rero ntabwo ibintu byoroshye. Colonel Nanga ngo iri jambo rigaragaza ko ubuyobozi bwuzuye ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse. Urumva ngo arayumvira, ngo kandi ngo yigira umuswa ubishyira mu bikorwa. Uvira ngo nyine ngo yigira umuswa abishyira mu bikorwa. Ngo Uvira ni intangiriro gusa, ngo Goma na Bukavu bazagwa kimwe n'ifunwe ryinshi, nta cyubahiro ngo kandi nta n'ubushobozi ngo bafite. Ko babavugiyeho amagambo menshi cyane. Uwo ni Nanga barimo babwira. Nanga bamuvugiyeho amagambo menshi cyane akomeye cyane. Mu by'ukuri urabona ko iki kintu cyo gukura ingabo muri Uvira cyaje
nyine cyatumye M23 hari indi sura bayibonamo, byatumye nyine cya cyubahiro cyabo bavuga bati dore dore ibibaye. Abantu ba mbere babyishimiye ni abarundi rwose, babyishimiye no kurusha abanyekongo, babyishimiye no kurusha abanyekongo. Namye ndeba ku mbuga nkoranyambaga ibyo bakomeje kugenda batangaza bagarukaho, nkumva ndabona Trump yatanze ikirego cya miliyoni 5 arega BBC. Ubwo se byagenze gute? Ngayo nuko bimeze. Gusa ntimuze gutekereza ko imirwano ihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indege ziracyarasa mu bice bigiye bitandukanye, hano za Burora, hano muri teritwari ya Masisi. N'ubu ngubu biravugwa ko ibirindiro by'inyeshyamba za M23 cyane cyane muri Masisi n'ibindi bice bya hano muri Uvira, mu misozi miremire ya Uvira na Minembwe, hari ibirindiro biri kugenda bisenywa n'indege za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yavugwaga yegereye hariya za Mboro, kari agace bakita Mbokora, ni Mbokora, hariya za Luwanga, wa mugezi wa Luwanga, iriya yo yacitse intege kubera ko komandoma cyangwa abaharasaga bajyaga kurwanayo bari abasirikare ba M23 baturutse hano muri Uvira, none bamaze kuhava. Bisobanuye ko M23 Tanganyika yabyibagiwe, Kerime yabyibagiwe, Kisangani ubwo ni inzozi za Shabunda n'ibindi bice ubwo wamaze akubyumva. Ibingibi ni bimwe bavuga ngo uhagarariwe n'ingwe aravoma. Kisekedi ahagarariwe n'ingwe kabisa. Kisekedi biramuhagarariye, aramubwira ati ngaho ivomere ntawe uri bugukoreho. Nicyo kigaragaye rwose. Gutsindwa kwa M23 ntabwo ari imbaraga babuze, ntabwo ari ibikoresho babuze, ntabwo ari amayeri babuze, ntabwo ari tagitike babuze, ahubwo batsinzwe n'ijambo rikomeye ry'Abanyamerika. Kandi turabizi ko aho bageze bariya bagabo hose twagiye tubibona, usibye na M23. Ibyabaye muri Libya murabizi, ibibazo biri mu bihugu bya Aziya murabizi, abayobozi bakomeye bagiye bagira gute, bagiye barasaba kurwaho. Rero ubwo M23 nayo ntacyo yakora. Tuzi amateka ya Amerika, tuzi ibyo ikora, tuzi ibyo ishoboye. Iyo bavuze ngo turashaka ikiko gikorwa, kirakorwa mu maguru mashya kandi meza. Wenda izindi disikisiyo zikaza nyuma, ariko icyo bashaka first of all cyakozwe. Ibuye ry'agaciro rwose M23 nicyo kintu Kisekedi abatsindishije. Aravuga ati intsinzi ni intsinzi. Haraje hakurikireho Bukavu na Goma, hakurikireho na Goma airport. Ibyo nabyo urabizi ko ari ikintu gihari, usibye ko ibintu bya Uvira byaje bikamira ibintu byose, bya bindi byose tugasa nk'ababyibagiwe, ariko nazo ni dosiye zari zipfundikiye kandi ziraje zipfundurwa. Ubu ngubu ikintu kigiye gukurikiraho, nimba mutanabibona wenda nanabibabwire, sindi umuhanuzi nta nubwo ndi nyirabandabizi, ariko tugiye kujya tubona barabyutse bavuge ngo aka nigashyirwe mu bikorwa, nimukanga harubahirizwa iyi ngingo. Nabonye ziriya ngingo bafashe ngo umuryango w'abibumbye ngo nakoreba nyine uyu muryango w'abibumbye bafite mu ishami rishinzwe kwita ku kiremwa muntu, ibintu byose bagiye bakora bagaragaza nibyo bigiye kuza bigenderweho. Bavuga ati iki nikitubahirizwa harakorwa iki, ariko akantu karimo ngo will use all tools, kariya akantu ni kabi cyane. Kariya akantu ni akantu ko kwitondera mu by'ukuri, tukareba neza cyane, kubera ko buri umuntu ukubwira ngo nzakurasa twifashishije amazi, twifashishije ku butaka no mu kirere, icyo kintu mujye mwumva ko giteye ubwoba ku buryo budasanzwe. Ngo tekereza Amerika ngo irakurasira mu mazi, mu Kivu baterekamo intwaro, irakurasira mu kirere, indege ifite ziragatsindwa, irakurasira ku butaka, ifite abakomando bakomeye. Ibyo ngibyo ni ibintu uhita wumva uvuga ati aha nta guhangana guhari, kandi uburyo ihanganamo mu by'ukuri abantu bose bamaze kubimenya, usibye umugabo witwa Perezida Vladimirovich Putin. Yababwiye ati muzicura nanjye nzicura, nimuze aka gahugu ka Ukraine tukarwaniremo, ubwo nimushobora kwambuka mukagera i Crimea, muri Kremlin, muzambuke nta ribi, nzabareka
bo baragenda bakubitanira aho ngaho mpaka, ariko na n'ubu nabo rwabuze gica, ni nk'Uburayi na Amerika barimo barwana na Aziya muri rusange, reka mbivuge gutyo, kuko Umushinwa n'ibindi baba bari aho ngaho. Ariko muri ibi bihugu byacu bya Afurika iyo bihageze, kugira ngo Umunyamerika umushobore nawe bisaba imbaraga zo kwa Perezida Vladimirovich Putin. Aka kanya rero ni uko nguko bihagaze, ni uko bimeze. Turasubira no mu makuru yacu ari imbere. Ciao ciao.